hano niho baba barateganyije, ariko kubera ko ino sisitemu yose iba yahindutse, aho ndimo gukoresha umuriro wa batiri ariyo disi volte 12, ubu ngubu biragoye ko uno muriro waza kuza hano ino screen ano matara y'ifate akabasha kuba yakwaka. Ubu ntabwo bikunda, ahubwo ngiye kwifashisha ino boost. Ino boost rero uburyo ngiye kwifashishamo, reba neza video hatagira akantu kagucika. Urimo urabona hano hari imigozi igiye itandukanye, hari iyi ndetse hari n'iyi ngiyi. Iyi rero niyo ngiye kwifashisha ninjizamo volte 12, noneho umuriro w'amatara uraza kuva ahangaha, niho ndaza kuwucomeka. Ushobora kuwucomeka aha mu gihe rero ufite amatara afite kano gapine kanini, ariko kubera ko uno muriro w'amatara ufite kano gapine gatoya, ndaza guhita mwinjizamo ahangaha. Reba neza rwose hatagira akantu kagucika. Izi nsinga rero ko urimo kuzibona bose batunze amatelefoni y'ubwenge agezweho bita smartphone cyangwa telefone intelligent mu ndimi z'amahanga, cyane babafashe mu gutumanaho ndetse no mu kazi kabo ka buri munsi. Ikibazo kivuka iyo bigeze ku mabati yazo, aho usanga bose bagira ikibazo cy'uko zitamaramo umuriro igihe kirekire. Abenshi batangira gushyira amakosa ku ruganda rwakoze ayo matelefone, cyangwa bakarenganya amatelefone ubwayo. Nubwo n'abakoze iyo telefone hari igihe babigiramo uruhare, kuko bashobora gukora telefone yoroheje kandi bikabije mu rwego rwo kugukorera telefone ijyanye n'ubushobozi bwawe. Gusa ariko si buri gihe. Ibi rero byo kutarambana umuriro, hari igihe ahubwo usanga natwe tuzikoresha tubigiramo uruhare, cyane cyane mu gihe cyo gushyiramo cyangwa kongeramo umuriro. Dore amwe mu makosa ugomba kwirinda mu gihe ushyira cyangwa wongera umuriro muri telefone yawe, kugira ngo rimwe na rimwe utangiza batiri yayo. Ikosa rya mbere, hari ugutegereza ko batiri ishyiramo umuriro ukagera ku kigero cyo hasi cyane, cyangwa ugashyiramo burundu. Mu rwego rwo kutangiza batiri ya telefone yawe igihe ikiri nshyashya ukiyigura, ni byiza kubanza ukayicomeka ku muriro ikuzura neza mbere y'uko utangira kuyikoresha, kuko ubundi telefone ikora neza igihe ifite umuriro uri hejuru y'ikigero cya 40%, ariko nanone kitarenze 90%. Mu gihe ukoresha telefone yawe, irinde gutegereza ko ibanza gushyiramo umuriro burundu, cyangwa ko hasigaramo gake kugira ngo uyicomeke wongeremo undi muriro. Ntabwo ingaruka zabyo zihita zigaragara ako kanya, ariko uko ubikora kenshi bigenda byica batiri.